ubugingo bw'iteka umucyo mwinshi wamurikiye nk'inzoga amazeho wese mbera ko ndahinduka nagezera mu mahema yiwe nzamutegereza sinzarambirwa Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru yangiriye neza sinzi uko nabivuga yankuye kure imisayo y'ibyaha waza mu bugingo bw'iteka umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye amazeho wese mbera ko ndahinduka nageze ibera mu mahema yiwe nzamutegereza sinzarambirwa ambwira ko akunda buri munsi ibyiza kurusha uko bivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa ambwira ko akunda buri munsi si mwiza kurusha uko bivuga amenyera kuri ibyo nibwira nzamutegereza sinzarambirwa Amen, amen. Amen. amen Sinzarambirwa. Murakoze neza, murakaze neza, muri kumwe na Rutabararwa n'intwari imbangutse Kadomo Yumbe nuko umuntu bakunda kunyita, abandi kumwe n'abakozi b'Imana n'abashitsi n'abavandimwe baje kunsura aha mu rugo. Turabatereka tubanze dutarameho gato dusenge batwibwire just kumenya izina nubwo twese turi hano mu Rwanda ariko turi ahantu hatandukanye. Twahera ku mukozi w'Imana Mama Bishop. Kibwire. Murakoze. Amazina ni Aline Kiyobe. Aline Kiyobe. Naje nturutse Musanze. Musanze. Naje nje gusura abavandimwe. Amubonye Aline Kiyobe. Iyo ni mu ntara. Ariko ahantu heza hafi y'Igisenyi bakunda kujya ku mazi. Turi kumwe na Mama Pasteur ahangaha nawe. Murakoze. Nitwa Etoile Umwamikazi. Njye naturutse hafi nubwo atari hafi cyane hano hafi Remera. Murakoze. Murakoze cyane. Nitwa Mutegetse Sebari Shari. Nanjye naturutse hano hafi Remera. Uyu ni umufasha wanjye. Barakoze cyane. Iyi ni kapo. Na warubatse nanjye ndubatse ariko isi kapo. Wese turaduhuriye ku murimo w'Imana. Kandi iyi kapo rero mbere yuko tuvuga ikindi bari gutangiza no murimo w'Imana nk'uko nubwo mubonye ahangaha kwa Rutabara ejo muzababona kuri channel yabo bazakubabwira bayita gute cyane bazaza bayitubwire n'abarimbyi beza niwe warucuranga n'umucuranzi mwiza. Azajya komeza aze turamye acurange madamu n'umurimbyi mwiza. Mama Bishop angaze adushigike umukozi w'Imana cyane akomeza atubwirize baririmbire n'umurimbyi mwiza. So ubwo ndamamaje kandi ubutumwa bwiza bugomba kwamamazwa koko. Rero akarimbo turirimbye ntabwo ari akanyu sinakanje sinakawe. Akarimbo ura twakita iki twakita nyine tugasubiyemo ni recover ni repetition nako kanyine kadufashije. So topic ya rero cyo kibazo hari umusore ejo bundi wasohoye indirimbo gutyo haba comment nyinshi abantu baramutera abantu
bahaguruka, yari indirimbo ya korali. Iyo korali rero ihita itomboka cyane irarakara, none se nkaho muri abakozi b'Imana. Izi ndirimbo duhora tuzirimba mu macaci, izi ndirimbo tuzirimba makava nk'uko nyine turi kuririmba tukabicisha mu byuma, ariko turamya nk'uwo muntu mwese ID mwamubwira iki? Twazireka tukaza tuzibareberaho cyangwa tukazirimbira inyuma ya kamera, twabigenza uti kugira ngo tuze gusoza mu ijambo ry'Imana? Njyewe uko mbyumva, wenda nk'uwo muntu niba atarabanje kubwira, hari uburyo bwinshi kava ushobora kuyikoramo. Hari uburyo ushobora kubwira abantu ba nyiri indirimbo, ukababwira ati ndashaka gukora kava yayo, noneho ukaba wayikora nyine. Ariko hari n'ubundi buryo indirimbo dusanzwe zimenyekana kubera ko twazikoresheje mu macacizi nyine atandukanye. So rero nk'abo baririmbyi wenda sinzi icyo bishingikirijeho, ariko mu by'ukuri indirimbo ahubwo kugira ngo imenyekane neza, imenyekana kubera ko yaririmbwe mu macacizi. Ubu rero hari n'abandi basigaye bakora amakava nyine, abaririmbyi basanzwe, akaba asanzwe aririmba ariko adafite indirimbo ze bwite, ahubwo akagenda agakora kava y'indirimbo runaka, ahubwo ikaburushaho kuboostinga nyine igahita imenyekana cyane. Ubwo rero nk'abo bantu wenda sinzi icyo baba barishingikirijeho, ariko mu by'ukuri ngewe ku bwanjye kava ni nziza, zituma n'indirimbo anigiye ba nyirayo baba barayisohoye ariko utaramenyekanye cyane, ariko noneho wa muntu yayikorera kava ikamenyekana kurutaho. Ndumva ngewe ari icyo gitekerezo. Okay. Twumve madame aho. Murakoze. Nanjye sindi bujye kureye cyane, ahubwo icyo numva nakongeraho nuko niba umuntu asohoye indirimbo, surtout kwamamaza ubutumwa bwiza, undi akayikorera kava, ntekereza ko ahubwo bwa butumwa burarushaho kugera ku bantu benshi. Wenda uwo muntu yari afite channel yego, cyangwa yari afite izindi platform ashyireho indirimbo ze, noneho babiri batatu basubiyemo ya ndirimbo, biraza gutuma noneho njye niba ntayirebeye kuri nyiri bwite, nkaza kuyirebera kuri kava abandi bakoze ya ndirimbo, ahubwo irimo iramamaza ubutumwa bwiza kurushaho. Ku bwanjye rero ntekereza ko nta kibazo cyaba kibirimo. Murakoze. We ntabwo uri kontre gusubiramo igihangano cy'undi undi yahimbye, ujya mu ntara gitangiye amafaranga, ujya mu ntara kiruhiye, hanyuma wowe ukagenda ukagisubiramo kandi ukishira kuri channel. Harimo batuvuga ati atangiye gukora amafaranga, cyangwa se ariko twamamaza, kandi kwamamaza birahenda. Ko nkaza urabona amashati meza ufite, mu by'ukuri utayambaye ntitwayamenye, cyangwa utabishize ku social media, munye ni social media, ariko tukakubona twati wewe ugenda amahanga wenda niyo wayiguze nta wamenya, kandi urazifite nyinshi cyane. Ariko iyo wamamaje cyangwa umuntu arayambaye, mbona abadamu benshi hano za Foscoya n'ahandi, niko kazi kabatunze, baragenda gusaba kambara bakabafotora. Uwo ngo numwe nawe afite channel reka namwamaze gwita Elizabeth. Ako kazi gose ni umuntu wanjye ndamushigikiye mu byo akora, nawe afite channel avuga ijambo ry'Imana ariko amaze ubutumwa bwiza, ariko ibyo bintu ni umunyamideli koko. So nk'uwo muntu rero iya postinze ibintu turabireba, wabikunda ukamutuma oda akacohereza kandi ukakigura. So ubwo buryo rero n'uburyo kwamamaza cyane n'uburyo gukora amafaranga, hagati aho watugiriye ihe nama your idea. Mvuge ku bijyanye n'imyenda cyangwa okay, je natanze urugero nk'imyenda, ariko nizo cover ese uri mu buryo bwo kuyisubiramo ukarema indirimbo y'umuntu, ni bibi ni byiza? Okay, nge ndumva atari bibi, ndumva harimo ibintu bibiri, harimo kumwamamaza, ikindi cya kabiri wenda nk'izi ndirimbo za gospel haba harimo no kwamamaza ubutumwa bwiza, uburimo wamamaza wa muntu ariko unamamaza n'ubutumwa bwiza. Ikindi kandi ikibi nuko waba wenda uyiyitire ukayigira yawe, ariko mu gihe utahisi yawe, ndumva nge uburi kumwamamaza, ndumva nta kibi kirimo, nta kosa ririmo. Nge nuko mbyumva. No kwamamaza ubutumwa yahimbye cyagena kagera kuri cyane. Hari igihe nge nshobora kuyikorera kava igakundwa cyane no kuruta we ayisohora ntikundwe nkuko nge nayisubiyemo.
murakoze cyane tubonye gutinda impamvu mbivuze nuko abavandimwe muri cano bagiye gufungura iyo topic izabirimo mbese muzarima indirimbo nyinshi zitandukanye nanjye abanzi baranzi ndi umuhanzi hari indirimbo nsora zirimbwa mu masengesho cyane mu masengero nyinshi hari n'izibisirimba n'ikibono n'abandi gusoheshamo playback bakazibyina ntawe ndabwira ngo wandirime indirimbo ahubwo ndishima cyane ndanagakata ahubwo nkagiye nkagapostinga ku social media yanjye nkavuga ati wow nuko ngo ibyo naririmbye biri kumvwa n'abantu kandi bikabafasha kuki mu mitima yabo banezerewe ni henshi nzumva none nkiye gisirimba ngo kumanga nafatishwe n'abavandimwe yageze kure pe yarebye n'abantu benshi kandi abantu benshi barayishimiye rero iyo mbonye umuntu ayisubiyemo cyangwa bari kuyiririmba bashize ku macana yabo je mba ndi fier nabyo impamvu rero tuvuze kuri iyi topic uwo muntu nanze kumuvuga ningi nuko nabikiye mu mugani kugira ngo turabavandimwe mudafana muvuga ati kado rero wowe warakosheje cyangwa se turakwambaye ariko idea y'umuntu koko uko abibona agomba kubivuga nta kibazo impamvu vuze ngo ninge hari indirimbo nasubiyemo y'abakorari y'u Burundi bita Arch Choir nyisubiramo nyine indirimbo nziza pe ni indirimbo y'Imana ni indirimbo ivuga amagambo meza ni indirimbo y'ubwoko hanyuma bahita bavuga ati uratanga ituro tu indirimbo so ndababwira ati ituro ntabwo ari ikibazo ariko baraprofita nyine burunga kama ni president uyu ni Rwandagiteri uyu nguyu ninde bose ndabasana ndayiheza ndekende so ariko ndababwira ati ibintu ntabwo ari bibi cyakoze korari yari indirimbo zarembwe mu myaka ingahe irishize ntiwamenya ngo urabaza nde nasabye imbabazi mwa bantu naho niba bande babarishe n'ubu ndacyasaba imbabazi buriya kudaca bugufi ni bibi gukosa si ikibazo twese turakosa kandi umuntu akakubwira ati nibyo koko kuko umutegetsi na madamu nimutangira gukora umuntu akubwira ati kuki wadusubiremo indirimbo ku rugero ikintu cya mbere ndabizi muzamubwira ati sorry twaramo turirimba twafashijwe kandi biributsa rimwe na rimwe muzana indirimbo tutakicibuka tukavuga wow za ndirimbo ziracabaho wowe wenda urazizi cyangwa wakoze research yawe urongera uzazibutsa icyo kintu ni sawa rero ba Arche rero uzi ko abantu bacitsemo simvuze ngo bacitsemo ko mutere ariko abantu bateranye amagambo abantu babwiranye nabi abantu byarabababaje bamwe nyine atari contre batari pour nanjye ariko ndababwira ati mwaka byo mumbabare rwose ibi bintu nayisubiyemo kuko abandi bazisubiramo kava nibisanzwe mbasabye imbabazi ico muhitamo ari cyo nkora nyisibe mbishure muzana umuntu ngo hoya ngo siba ndabwira ati abantu kwa ngo uruse korari abakozi b'Imana babatukana bagashwana cyangwa ugasanga abanza umuntu cyangwa se bakuvuze icyiza nuko ukora ibyabo kuko ni ibyabo nyine ariko yari yanditse iki cover nareko ndavuga ati ni indirimbo runaka cover official video cover ariko ntibanyuko kure mpita nkubwira ute kuyisiba numva ngizo challenge ariko ahanga tuba twigisha iki umurimo w'Imana buri utandukanye n'indi mirimo kwamamaza ubutumwa bwiza ni ugushigikira wa muntu idea wa muntu w'umuhanzi igitekerezo cyo ko ari kizima ukagisunika kikagera kure wa mugani nkuko wari ubivuze shobora ngiye mfite abafana banje bankunda bankurikira nawe ufite abawe hanyuma ni inkora mu nganzo yawe mu byukuri hari abanje bazamenya wowe baciye muri ngewe kandi banagukunda kuko bankunda babonye ko nanjye ngukunda nawe bagukunda inshuti yawe ni inshuti yawe so muri make rero gukorera Imana nta yandi mahimba nta yindi ruswa nta bindi ni inyungu zanjye ni inyungu zawe ni inyungu zundi ndabashimiye rero yego kubera ko n'ubundi bikomojeho urumva ko twebwe tugiye gukora amakava n'ubundi nsubire kuri abo bantu wenda hari n'uburyo abantu batabyumva batumva ibintu ariko nk'aya ma ministeri akomakomeye hano muri kino gihugu n'aya makorari yo muri ADPR ntago wasubiramo indirimbo yabo ngo babigireho ikibazo
urumva so abo bantu wenda harimo n'imyumvire batarakurura neza batarashikira neza ariko hano mu Rwanda tumaze kubimenyera twese ahubwo umunyamahirwe nubona ugusubiramo indirimbo buriya kuvuga ngo uyisubiremo umunyamahirwe nugira abantu bayisubiramo mbese kubera ko buriya iyo bayisubiyemo biba bivuze ngo iyo ntuza yaramenyekanye iyo ndirimbo yaramenyekanye none babafana banjye ngiwe nkatwe tugiye gutangira ubu tuzagira abafana batameze nk'abawe hano n'abandi nabo banyiri iyo ndirimbo wenda nabo baba bafite abafana bayo so twebwe rero ku rwacu ruhande rero impamvu nari ngusabye ijambo nuko tugiye kuzakora amakava menshi either ya kera menshi indirimbo nyinshi za kera izo tuzajya twibuka nizo n'abantu tuzabaza wenda bakazitubwira nizo tutazamenya mbese tuzakora nyine cyangwa tuzige twongere tuzisubiremo cyangwa se n'ibyanga tuhita dukomereza n'iziki gihe izo dusangwe tuzizi tuzazikora ntacyo bitwaye so ndumva rero abantu be kuzabigiraho ikibazo ikibi nuko wabikora ukabyita ibyawe twebwe tuzajya twandika cover ni cover n'ubundi biba byumvikana ko n'ubundi ya ndumva ari icyo rero twarenza ubwo rero mu cyumweru gitaha tuzabaha channel yacu tuzaba twanakoze ubu twari muri studio hano twaje gukoramo indirimbo niturangiza mu cyumweru gitaha turabaha channel yacu nshasha tubahe n'indirimbo murakoze cyane arakoze cyane Imana ibaho umugisha iyi channel tuzayifininga ku biganiro muzaba muyibona ikapo muzayibona ibikorwa bafite bari gukora muzabibona kandi ndabishimiye cyane Imana ibahe umugisha myinshi oya ni karibu n'abandi bose bakomeze baze bakore bamamaza ubutumwa nitugira amahirwe abantu bamamaza ibikorwa byacu ntango niba ngombwa mukubona umwanya muzahimba izindi natwe tuzisubiremo n'umugisha so narangiza rero mbwira bari abavandimwe banjye abakozi b'Imana b'i Burundi I apologize for that nukuri kw'Imana ndabakunda nishima umubyeyi wacu kuva hirya mu Ruhengeri yadusuye azagaruke ariko mu buryo bwo Musanze ntago bakivuga kubera Musanze Gisenyi ni abatahazi ni hafi y'Gisenyi ya Ruhengeri n'akagari Musanze iyo akivuga Musanze mpita numva ibirayi mpita numva ingagi ahantu h'ubukerarugendo cyane nibyo ngibyo mpazi wenda hari n'ibindi byinshi n'amashyamba meza na kirima nziza kandi n'inzu zabo ngo zubakoze gakomera kubera ko bigirira amabuye twe twarabuze i Kigali niba ari amabuye n'amakoro so murakoze Imana bamugisha cyane tuzagaruka kandi nidushobozwa tuzasura kandi tuganire tubabwira ibyo twabasezeranyije ko ari ibingibi God bless you.